Urubanza rwa Beatrice Munyenyezi rwafashe isura nshya nyuma y'aho iburanisha rigeze, hakaba hatangiye kumvuga abatangabuhamya ariko uburyo bumvwamo bukaba bwarabanje kugibwaho impaka no hanze y'urukiko. Kuri wa kane tariki 14 Ukwakira umwaka wa 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasukuye urubanza rwa Beatrice Munyenyezi. Kuri inshuro bikaba byari biteganyijwe ko humvwa abatangabuhamya b'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rwari rwabitegetse mu iburanisha riheruka. Urukiko rwari rwasabye ko buri muburanyi azazana abatangabuhamya batarenze 10. Mu iburanisha riheruka uruhande rw'ubwunganizi bwari bwazanye abatangabuhamya barwo 5 ariko ntibumviswe kuko Munyenyezi n'abamwunganira basabye urukiko ko ruzabanza kumva abatangabuhamya bashinja. Mu gutangira iburanisha rya none urukiko rwavuze ko mu batangabuhamya 5 batanzwe n'ubushinjacyaha 3 bazurwa mu muhezo kubwo impamvu mbonezabupfura zijyanye n'ibyaha byo gusambanya ku gahato bazaba batangaho ubuhamya. 2 basigaye nibo bumviswe uyu munsi. Abatangabuhamya 2 batanze ubuhamya kuri wa kane tariki 13 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 ni Mukashema Console ndetse na Bugirimfura Charles. Abatangabuhamya bagarutse ku izina komanda cyangwa se komando ari ryo bavuga ko Munyenyezi yitwaga. Cyakora Munyenyezi we ubwo aheruka gukosoza umwirondoro we imbere y'urukiko yavuze ko izina atari rye ko rigomba kuvamo. Yarasabye ko rivanwamo kubera ko ngo ntawe yigeze yitwa haba mu mazina ye bwite cyangwa se mu mazina y'utubyiniriro, dore ko atanemera ko yigeze aba kuri barriere Butare. Mu buhamya bwe Mukashema Console wacitse ku ishuri rya Jenoside nk'uko abyivugira avuga ko Munyenyezi yarigaga muri kaminuza y'u Rwanda atigeze amubona ariko akaba ngo yarabyibwiwe na nyir'ubwite. Mukashema Console avuga ko Munyenyezi yahoranaga imbunda kandi akaba yarabaga yambaye imyenda ya gisirikare kuri barriere yari kuri hoteli Ihuriro. Mukashema Console umutangabuhamya w'uruhande rushinja avuga ko yiboneye aho Munyenyezi atanga amabwiriza ngo abanyeshuri 5 bari banyuza kuri barriere Ihuriro aho yarari bavanguwe abahungu bakajya kwicwa ku mabwiriza ngo yatanzwe na Madame Beatrice Munyenyezi. Akavuga ko abakobwa bo yasabye ko bajyanwa mu nzu yo hasi ya hotel Ihuriro aho bageze bagataka cyane nk'abari bari guhohoterwa. Undi mutangabuhamya ni Bugirimfura Charles uyu nguyu uvuga ko yahoze ari umusirikare muri Ecole de Sous-Officier Butare avuga ko Munyenyezi yarahagarariye hotel Ihuriro y'umuryango we kandi ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Madame Munyenyezi Beatrice abwira urukiko ko abatangabuhamya batavuze ukuri ko n'ikimenyimenyi ubuhamya batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Huye butandukanye cyane n'ubwo batanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bagiye kumushinja ibyaha bya Jenoside, ariko iki cyaha kikaba kitaramuhamye dore ko no mu gufungwa kwe aho muri Amerika yafungiye gutanga amakuru atariyo igihe yashakaga ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bijyanye no ko yarize Butare muri kaminuza y'u Rwanda, Beatrice Munyenyezi avuga ko atari ukuri kuko ngo na secondaire ubwayo atayirangije. Beatrice Munyenyezi aburana kandi ahakana ibyaha byose aregwa. Mbere y'uko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bumvwa n'urukiko, umuryango IBUKA uharanira uburenganzira bw'abarokotse Jenoside wari uherutse gusaba ko abatangabuhamya bashinja batagomba kujyanwa mu rukiko ku mpamvu z'umutekano wabo kuko ngo umuryango wa Munyenyezi ushobora kubahemukira, ko ahubwo ngo hazarebwa ubuhamya batanze mu nzego zakoze dosiye ya Munyenyezi. Ibi ni ibyatangajwe ikinyamakuru Kigali Today ku wa kane ushize tariki ya 6 ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2022. Ni mu nkuru igira iti IBUKA yamaganye ubusabe bwa Munyenyezi bwo kujyana abatangabuhamya mu rubanza rwe. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside uramagana ubusabe bwa Beatrice Munyenyezi bwo kujyana abatangabuhamya mu rubanza rwe. Perezida w'IBUKA Nkuranga mu kiganiro yagiranye na Kigali Today tariki ya 6 z'ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2022 yavuze ko icyifuzo cya Munyenyezi bacyamaganye kuko kibangamiye inyungu n'umutekano w'abarokotse Jenoside. Yagize ati ubushinjacyaha bufite inshingano zo gukusanya amakuru arebana n'ibyaha
Munyenyezi akurikiranyweho, ndetse banafite inshingano zo gutumiza abatangabuhamya ariko bwitaye no ku mutekano wabo kuko jenoside ari icyaha cy'indengakamere kandi kigira ingaruka zitarangira ku wayikorewe. Muranga impamvu atanga z'uko bidakwiye ko abatangabuhamya bajya kuhagarara imbere ya Munyenyezi mu rukiko no kubera impamvu z'umutekano wabo. Nka IBUKA ntabwo bizeye umutekano w'abatangabuhamya nyuma yo kugaragara mu rukiko. Ikindi kandi Munyenyezi afite bene wabo n'indi miryango ishobora kuba yagirira ibikorwa bibi yakorera abatangabuhamya mu rwego rwo kwihumura kuko bagaragaje ukuri kw'ibyo yakoze. Ku byaha bibaye no gufata ku ngufu asanga bifite ingaruka nyinshi kuwatanga ubwo buhamya mu ruhame kuko uwo muntu niba afite umuryango n'abana ntakwiye kujya kuvuga ibyamubayeho muri icyo gihe cya jenoside kuko izo ngaruka zagira no ku muryango we. Ati twe rero nka IBUKA twifuza ko urukiko rwasuzuma ubusabe bwe bwitaye no ku nyungu y'umutekano by'abatangabuhamya kugira ngo babarinde ingaruka zagera ku buzima bwabo. Iki cyifuzo si icya IBUKA gusa kandi ahubwo n'umuryango Humura Rwanda Foundation. Uyu ni umuryango nyarwanda wo kurwanya ingengabitekerezo jenoside no gusigasira ubumwe n'ubwiyunge mu bakuru n'abato ubunze mu rya IBUKA. Mu ibaruwa bandikiye urukiko rwisumbuye rwa Huye barugaragarije ko batishimiye icyemezo cyo kuzana abatangabuhamya bashinja Munyenyezi mu ruhame kubera umutekano wabo. Cyakora mu gihe IBUKA yasabaga ko abatangabuhamya batagwigera bajya no ku rukiko, umuryango Humura Rwanda Foundation wo wasabaga ko niyo bahagera bakumvwa mu muhezo. Ibaruwa yashyizweho umukono n'umuyobozi wa Humura Rwanda Foundation Kubwimana Ikora yavuze ko bateye impungenge n'ibibazo abatangabuhamya bashobora kugira. Yagize ati dusanga guhamagaza abatangabuhamya bashinja mu ruhame cyangwa mu buryo ubwo aribwo bwose, cyane ko abahamagazwa bafite isano ya hafi n'abishwe batarabasha gushyingura mu cyubahiro, tubagomba muri iyi myaka 28 kandi abishe bazi neza aho babajugunye. Turasanga byaba ari agashinyaguro kabakorerwa mu ruhame ku butaka bw'u Rwanda, nta n'uburyo urukiko rwateganyije bwo kubakurikirana igihe bahungabana bakiri mu rukiko cyangwa bageze mu ngo zabo. Dusanga hari imbogamizi ziteye inkeke gukomeza kwerekana imyirondoro y'abatangabuhamya bashinja. Yakomeje agira ati dufite impungenge cyane ku mutekano w'abatangabuhamya bashinja uregwa Madamu Beatrice Munyenyezi ko bazahohoterwa nyuma yo gutanga ubuhamya cyangwa imyirondoro yatangazwa. Tugasaba yuko batahamagazwa imbona nkubone ahubwo hakaba hakoreshwa inyandiko zakusanyijwe n'urwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Amasaha make mbere yo kwibanisha ryo kuri wa 4 riba nabajije umuyobozi wa IBUKA Bwana Nkurangejide niba kubuza cyangwa gusaba abatangabuhamya kutajya mu rukiko bitafatwa nko kwivanga mu kazi k'urukiko cyangwa se gutambamira imikorere y'inzego z'ubutabera. Yari pozisiyo twatanze, urukiko rufite uburenganzira bwo gufata icyemezo cyabwo, ariko natwe dushobora kubaporosha cyangwa na parike generale tukabyabaporocha tukabereka impungenge dufite. Urukiko ruramutse rutakira ubusabe bwanyu IBUKA yakora iki? Byatubabaza twebwe ni icyifuzo, urumva ni ukubaporosha nyine tukabereka impungenge, ariko mu buryo bw'amategeko ngenda nababwiye tuvugana n'abanyamakuru bacu no tukareba uko bizaba niba abanyamakuru banyu abanyamategeko banyu nako abanyamategeko bacu none tukaba twanasaba yuko mu gihe babazwa bashobora kubazwa awikro cyangwa se nka pariki kabareza mu muhezo ku buryo nuza parike yarababajije wari wakeneye n'urukiko n'umucamanza, ariko nabyo birashoboka ko bashobora kubarizwa awikro. Harimo abacamanza n'undi muburanyi akaza mu rukiko ariko bakababariza awikro. nta abanyamakuru nta abantu benshi bahari, hari ababuranyi gusa bonyine n'ababunganira. None se cya kintu cyo kubazanya guhatana ibibazo buri ruhande rubaza urundi cyo muracyemera? Unjyanye mu bintu biri tekinike ntazi niyo mpamvu nashaka kukurangira umunyamategeko wacu kugira ngo abe ari we bikubwira. Unjyanye mu bintu biri tekinike ese nabibwirwa n'iki nshuti yanjye? Okay, none ubwo niba busabe bwanyu butarakirwa cyangwa busuzumwe murakora iki? Turakora iki nyine turabisaba wenda butaha bazabikurikize, ariko ntabwo dutegeye ku rukiko. Ariko twarugaragarije nyine impungenge dufite. Ikibazo gihari no kurundi ruhande rwo ruvuga ko abatangabuhamya bashobora kuba batanabaho batariho ari abantu bahimbwe, wenda akarimo mvuga ifuza kubona. Ubwo nabyo bizagaragara ko bahimbwe. None ko batanze ubuhamya muri Amerika ku mugaragaro nta ubwihisho nta mwiherero, kuki mu Rwanda ari ikibazo?
reka nkubwire ni position yacu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikibazo as such nakubwira ni position yacu mu kurinda umutekano w'abantu bacu sibyo ariko bashobora no bwabo no kubyemera abatangabuhamya bakabyemera bakabikora twebwe ni impungenge dufite nka ibuka nta kindi murakoze cyane umuyobozi sawa uwo ni Nkuranga Egide umuyobozi mukuru w'umuryango wa IBUKA uharanira uburenganzira bw'abarokotse jenoside. Navuganye kandi n'umwe mu bunganira Beatrice Munyenyezi mubaza uko abona ibyifuzo n'ubusabe bwa IBUKA no mu muryango wundi Ihumura Rwanda Foundation. Mu gisubizo naho umunyamategeko umwe mu bunganira Munyenyezi akaba yavuze ko icyo bari mu rukiko ari urukiko, abacamanza n'ababuranyi. No kuvuga ko ibindi byaturuka hanze byose batabiha agaciro kanini kubera ko bitari mu bigize urubanza, kubera ko biba bidatangajwe n'ababuranyi cyangwa se abagize urubanza. Urubanza rwa Beatrice Munyenyezi rwo rukaba ruzasubukurwa kuwa Mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 uku turimo mu mwaka wa 2022. Icyo gihe hakazumvwa abandi batangabuhamya ku ruhande rushinja. Iyi ni Pax TV IREME News. Aya makuru mwakusanyije kandi mwakurikiraniwe na John Williams.